uzanye iki nyine wajuje kubaka uri umuntu wo kubaka umukecuru nyecuru nkaye ngo naje nje kubaka wajuje ku bura nimba uyu mukecuru yaranyiciye umwana ubwo nabyo simbizi nyine kubimenya umukecuru ni wowe umukecuru ego rwese rwambyaye uri umukecuru wanashaje uri umukecuru naho twajya hose uri umukecuru ahubwo nimba papa Fisto yarahumye simbizi ihangane ukigomba kuba zamuka kirimo hano n'ugitabye ngiki mana yo mwijuru we nibi byanjongereje burya nibi ngibi nibyo koko habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe avura amarozi arimo nk'ibitegano ibihuhirano ibigaburano nyabingi ndetse n'ibindi ikindi kandi agakongora inyata ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di Bayikazi bakunze wacu mwese mudukurikiranye kuri Kaza TV show nk'ibisanzwe mwongeye kubasuza bifuza komeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi ndashimira mwese mutanga inama n'ibitekerezo muri comment mwese twagiye tubana abamugenda mufasha bagiye batandukanye tuba twaganiriye nabo bagiye batandukanye batuganiriza ubuzima bwabo bwa buri munsi ndabashimira kandi buri umwe ugira uruhare mu gufasha abandi tuba twaganirije bafite ibibazo bya binyuranye ndamushimira kandi Imana igisubiza aho akuye uyu munsi turi kumwe na mama wase ndetse na reka mbivuge mu buryo bwabyo na madamu wa Claude cyangwa se wa papa Fisto ngira ngo muramwibuka mukimubona nawe muhita mumwibwira niho tugiye kuganira nabo ku kibazo cy'umwana na n'uyu saa tutaramenya ahantu aherereye ngira ngo Fisto muribuka ko ubushize twaganiriye yabuze yagiye kureba se ariko uyu mudamu ntiyamwakira bituma umwana agenda arabura burundu ntitwabasha kumenya ahantu aherereye kugeza n'isaha umwana ntaraboneka kandi urumva ko ari ikibazo gihangayikishije mama we byabaye ngombwa ko nyina yifuza guhura mama Fisto yifuza guhura n'uyu mumama kugira ngo baganire ku kibazo cy'umwana nk'umuntu avuga ati ndagira ngo mpuze n'uriwa mama ambwira ahantu umwana wanjye yagiye kuko yagiye amusanga aramwirukana urumva ko harimo ikibazo nawe akwiye guhangayika kubera umwana we reka mbahe ikaze hanyuma twumve hagati yabo ko ari babiri twumve koko mama wase ibyo ari kuvuga twumve n'umubyeyi wenda wa mugani wasanga hari akanone uko ku mwana yameze kambanze mbaye ikaze mama wase tuguhaye ikaze murakoze umeze uti ndaho ariko nago ndaho neza kuko narabona umwana wanjye ndaho ariko nago ndaho neza kuko nta mahoro mfite narabona Fisto na nisa ubwo rero narinje kwa papa Fisto nyine ngira ngo mbabaze aho umwana wanjye ari wambwiye ko yifuza guhura n'uwo mama mu by'ukuri ndavuga ni se ushaka kumubaza iki ko atari wowe watwaye umwana numva urabishaka cyane ndavuga ni ntacyo njye nifuza guhura n'uyu mugore wa papa Fisto kubera ko Fisto yambwiraga ko agiye kwa se kugira ngo ambwire aho umwana wanjye ari icyo nashakaga mama ngira ngo uri kubyumva ikibazo arimo kushaka kukubaza ushatse wamusubiza nyine nk'uko ari kukubaza Fisto yaraje ariko ntabwo nabashije kumwakira muri vacances kuki utamwakiriye se ngo kumwakira hari kwaso kuki utamwakiriye ngomba kukurira kandi ukiriho se mada urinda umbwira ngo ntabwo ugomba kunderera uri umugore wa kangahe kubiki umbwira ngo ntabwo ugomba kunderera umugore wa kangahe nyine ubaze uri umugore wa kangahe kwa papa Fisto nyine ndashaka kukubaza ujya gushaka papa Fisto waramubajije ngo ngenje hano ndi umugore wa kangahe Fisto se arafite abagore bangahe ko ari benshi nk'ubu ko ntigeze ambwira ko umwana ni benshi nyine ntigeze ambwira yuko umwana aje kuba hariya sibyo umwana wanjye nago ari hano nawe uri hano nyine waramwohesheje wamwirukanye se ushingiye kuki ni igiki ufite se nyine kubuki wanyirukaniraga umwana uri kurera iki sinda yawe niyo wazanye nyine uravuga ati ngiye mbonye umugabo nashyana reka rero mbanze nkubwire inshuti yanjye umva nyine mbanze nkubwire nyine mbanze nkubwire umuheto washutse umwami ngo bizagendana kandi bitazagendana yego
hanyuma y'ibyo rero kuvuga ngo nabonye papa Fiston uzi abagore ataye uko bangana ubu se we waje uri igiki uzi abana bato yataye uko bangana wowe mana we cyakoze urambaba ntabwo nigeze mwakira ntabwo ngomba kukurerera ibyo nawe muhakaniye namubwiye yuko bidashobora utagomba kunderera uri kurera ikizi inda yawe tu niyo wazanye ngura kubera iki kandi ukiriwe nje nago yaraje kuhaba yari yaje kuhaba se ngewe abuzi yabaho yabaga ntago hari mu nzu ngomba kukurerera urangije uramwohoye kari kuvuga yuko umwana we ari wamubaza nanone agomba kumubaza se ngahamagara umugabo wawe rero muze munshakira umwana mu mume naho ibyo ngibyo urwo mwango agomba kumubaza se wambye ko ari umugabo wawe muhamagare nawe ari umugabo wanjye ntago ari umugabo wanjye yaza kuba umugabo wanjye ntago aba yaragushatse sibyo kandi ambwe ngo twarabyaranye ntago ari umugabo wanjye ntago anunze nta nubwo amahira mwabyaranye mutabana se ibyo ntabwo bikureba ahubwo wowe ujya ubaza ngo bagiye bate ese ngewe nje gute uko naje niko nawe waje ngewe ko naje nagukuze n'aho twahuriye naguhaze ariko giye cyiza cyane nta mwana dufitanye niyo twagurukana mwacwe ndagacuka ariko menya umwana kuko ariko yaje uje gusaba icumbi n'icumbi washakaga tu harya ntabwo mwabyarana buriya mu byo mwumvikanye kubyara ese babyarana uyu nguyu aracyabyara ntabwo kubyara byari uyu nguyu aracyabyara kubyara byari birimo rata n'abana batoya yarabataye ahita yishakira we umukecuru abacize cyakoze rero reka nkubwire umva nyine ngereka nkugire inama sibyo reka nkugire inama ahubwo wowe genda umurogoze kuko ndabona ukuze aricaye ataye ntabwo nakubwiye ko nshaka papa Fiston nakubwiye ko nshaka umwana wanjye nabyaye niwe nirukansi inyuma urumva icyatumye umwohereza nako yamushyizera cyakoze rubanda rurashaka ubu ataye umwana mutoya babyaranye kangaha ataye undi arangije avuga ati reka nshaka umuntu wacuze tu utazamurushya ibaze none nawe nzakuzana ntabwo uzanderera inde wowe ntabwo uzanderera se nabankurira muri he rwego ntabwo ugomba kunderera ariko ujye ngomba kwirera abanjye njye nabankurira muri he rwego se ahubwo we kurikirana aho umwana wawe yabaherereye njye umwana wanjye yaje yambwira ko aje kwase ntacyo uri bumva kuba yarambwiye ko aje kwase rero njye simbana na se ariko ntabwo ugomba oya n'ubundi ndabizi ko mukasi ko atari nyoko ariko nawe wakaciye inkoni zamba kandi nawe icyo nkeka umva icyo nkeka waje wabuze aho urara ugenda nyine uri gucumbika kuko nawe uracumbitse kuba kwa mukase reka siyaze nibwo azabikwereka naho ngewe rero ibyo ngibyo nta kibazo mfite pe wowe menya ahantu umwana wawe ari wimbaza umwana wawe mbese muri kurya firingi y'abatabyara tu n'umwana akaza ngo ngiye ntabwo mu nzu ya se umwana akaza ngo ngiye ntabwo mbashije kugera umurere se waramuhekaga ubundi hari iposha utanga se ko umwana yaraje kwa se nyine hari iposha utanga ngo menye ngo byibuze watanze iposha byibuze wahahiye Fiston wagize ute inde nawe arabizi imiruho na rushyi yose arayizi urumva nditunze yaraje gusura se yaraje kubasura ikintu ndi kwibaza uri gufasha iki byibura mama Fiston kugira ngo abone umwana mama Fiston uri kugaragaza ko wowe kuba umwana yarabuze ntacyo bikubwiye mama Fiston rero kandi nawe uri umubyeyi yaje azanye umujinya azambwira ko ntabyara kandi kubyara ntago bicirangana no kubyara nabyara ndishaka nabyara wowe nabyara urashaje ntago wabyara nabyara kuko papa Fiston ntabwo ari kuzana umugore ubyara kuko nabo yabyaye baramunaniye kunyemera ngo tubane ariko ubwo kukwemera ubwo si icumbi wari waje kwaka nyine si icumbi wari waje kwaka nta cumbi naje kwaka ndakubaza ngo ataye abana batoya urumva b'imyaka 25 aragiye ashatse inyecuru nkawe ngaho byara rwose nk'abo ari kugenda ujugunya se njye ntago namujugunye mwese si se niyamubyaye ahubwo wenda ngaho kabyare nako kamubyarire turebe sibyo ngaho se byara wabonye aho uba nyine kandi waje uri igishongore kiruta abandi bagore nakubajije ngo uri umugore wa kangahe ese waje wikandagije iki uwa gatanu uri kubara bakeya nta makuru ufite uri mu ncamake yewe uri mu ncamake nta makuru ufite ubona wenda naje ndi uwa gatanu
none se wajya gushaka umuntu mutabanje kuganira umubaza atese ni njyewe ushatse atabikwemereye nganye nigumira mu gihirahiro ubundi wibyarira ariko icyo nzi cyo nakubyara ufite wowe kubyara urashaje iminyankari yaraje atariko ati njyewe ndabyara abandera barahagije nabo mfite barahagije rero kumbwira ngo iposho ngaho arindira ubona iposho rya papa Fisto kwa Fisto ngo bigende bite kandi ko bitakunda ntago ari kwa Fisto ni kwa papa Fisto yaraje namubwiye ko bitava mu ese ubundi bwaje wikandagije iki waje uzanye iki nyine waje uzanye iki nyine nanga abantu ntago abana nabanze uzabagore nabanye nawe yatunze uko bangana kandi nawe ujuru wijana nyine nta kibazo umwana araje kureba se ngo arere ngo kumurera wamubonye atari umusore nyine wamubonye atari umusore ubuhinja bw'urabuzi uko yamvunyura kuzi ye baba we cyakoze ndagusetsa ngaho byara nawe nk'ubu Fisto ntituzana abaye afunzwe cyangwa abaye yamuruka byose yabimbwira ego rwese rwambyaye iyo ni imikino uri kuvuga iyo ni ibyo bya mukasko ntabwo wabinzanaho mukasko nta soni reka ntabyo yarera uko mbwira gutya nako nanjye yansubiza we yanantora n'umuhini ubundi se wabyara wowe nakubwiye ko ushaje utabyara icyo ni icyambere yego niyaza kubona umwana wanjye ari hehe wamumuhina nese ubundi umwana wawe wabuza kumubaza iwanjye mu ruhe rwego ubana na papa Fisto yaraje kusura se yego njye se yabaje kunsura nka mukase kandi njye niyo yaza kunsura nka mukase namwakira nta soni urahinjiye hasohotsemo bangahe ureza umutwe neza uravuga ati buriya Fisto asubira hese uzabanze umubaze ese reka uzabanze umubaze ngo ese nasubirahe ntabwo yasubira mu nzu yubatse urumva naho yasubira nagahazi ntabwo nigeze mbana nawe nakubwiye abo babanye nakubwiye ngo yashatse abana batoya batari nkawe w'inyecuru abo nabo yarabasize wowe uje uri inyecuru agahanga wagakambije rwose kugira ngo undi ramikisi ntabwo ndacika amaguru sindacika n'amaboko yego aya ni amagambo ufite reka da uri umupaka ubundi se waje uje kumara iki waje uzanye iki se ubundi ndakubaza waje uzanye iki nyine waje uje kubaka uri umuntu wo kubaka umukecuru inyecuru nkaye ngo naje nje kubaka waje uje nakubwiye ngo narwo nicayemo hari abana bato kuri wowe barwicayemo yego baruvuyemo ahubwo byibaza ariko wowe uje nk'inyecuru nyine ati buriya ngiye ndaje nje gushakana na papa Fisto nakubajije ngo iyo umubaza ngo ntashyari mfite icyo nshaka n'umwana wanjye nta kindi kintu ndi kubabaza nta n'iposho ndabaka n'umusi nta n'iposho ndabaka namwohereje kwa se mubaze se wari uzi ko afite umugore ubundi reka mubaze se ariko yaranashatse mbega urushako mubaze se mwari muziranye simuhuriye ahubwo yarashatse undi mugore tubura dutongana nta no kuzumbwira uti byagenze gutya na gutya by'ikizi ngenda atangaye kuba yarashatse umukecuru nkawe njye biranangaje cyane rwose nuzi gutanga keya reka n'abandi bazere ntabwo ari Fisto wenyine afite sheri wanjye nabyo urabizi ko bahari n'abagore batoya barahari nawe w'inyecuru ati nanjye ndaje nje kubaka uzamenya umugabo tu kuva aho baniye na papa Fisto ufitemo ni iyihe kuko nabonye n'umugabo wawe nawe byaranze nawe ushaka kumusubirana papa Fisto yaragiye arigendera guta gusigara mu rugo ese kuba uri kumwe nawe bigaragara ko nawe mutabanye neza mbese ari papa Fisto mubana ntabwo mubanye neza kubera ikibazo cy'umwana we yabuze ari umugabo wawe nawe wataye we ntabwo mubanye neza kuko wamutaye umutana n'abana arega ke ntabwo ari ukubana uyu mukecuru yagiye kwisabira icumbi ukuntu bimeze rero bafite ko tubanye neza nyuma yabwo bizaguhinduka dupfa iki abana afite wajya kubona ukabona abana baraje ajya kugushaka ntigeze ambwira ati mfite abana niyo atambwira ati mfite abana
urumva yenda kuba atari n'umusore n'ibindi ariko niba afite abana banyina bagomba kuba ntago ari byo bagomba kuba nk'umuntu ufite icyanwa kingana kuri aravuze ati ibyo byo byose nguye ku musore kandi ari umusaza nawe uri kwigendera oya kuba icyanwa amaze gukura kuba icyanwa gifite ni fresheri yifite no kugitunga n'uburenganzira bwiwe wabonye icyanwa uhita uvuga ati ngewe naje umwana ukiri muto none nezira gusazisha se waziza abantu bakundanye bagira umuntu yuko bakundanye cyakoze yimbaza Fisto rero namubaza isara nawe muramuma ariko uramubaza umugabo kuko ntawe yagiye dere mutamaye umwana wanjye uramubaza Fisto kuva cyagiye muvugana papa Fisto we akubwira iki ko byagenze bite impamvu nyine umwana adaharagiye nje yarambwiye ngo ari gushaka kwe narategereje ndaheba ngo muri famille yarambwiye ati nahamagaye muri famille umuryango nyine ngare ku mwana haraho yagiye muri famille ahamagaye hose ati umwana ntawe twabonye ndavuga ni se umwana ashobora kubura gutya tu mukicara nk'ababyeyi bikarangira mukumva ko byarangiye umwana yabuze telefone ya Fisto icamo ntago icamo telefone ya Fisto ntago icamo ndayihamagara nicemo rwose buriya nimba uyu mukecuru yaranyiciye umwana ubwo nabyo simbizi nkeneye kubimenya umukecuru ni wowe umukecuru ego rwesero rwambyaye uri umukecuru anashaje uri umukecuru naho twajya hose uri umukecuru ahubwo nimba papa Fisto yarahumye simbizi si ubundi yaguciye ikiwe ni igiki yaguciye abato baramunaniye agiye gushaka inyecuru nk'aba ati inyecuru reka bariyo ndindagiza nyine abariyo mbananaye hanyuma azazana n'abandi ntunavuga ngo nitwe kwenyine afite nyuma abandi afite n'uruhuri hari abandi afite bakurikira wowe haranahari rwose ngamo urumva wenda yamufite yamujyanye n'ahandi wamenya aramujyanye hehe ngaho rero njye ntago mubaza ntago ndarana nawe niwe urarana nawe ahubwo wowe wakicaye mukaganira sibyo ukamubwira ati mama Fisto yaje ahangaha aje kumbaza Fisto umushaka iki uri bize ngarame nyine uri nari ese undi araguhahira ko nabonaga n'abandi yabicishaga inzara wenda niwo mpahira none akwa muganura nabyibushye nubwo uri umukecuru ndabona ubyibushye nta kibazo ufite ashobora kuba kugaburira ashaka kuba guhahira usaza ntago ari cyo kibazo ahubwo baravanga ubusaza ni mu mutwe gusaza ntabwo icyo kibazo urareba umuntu ukavuga ngo umuntu arashaje n'umukecuru kandi umukecuru kandi nkabashije kurwubaka ahubwo wowe kurikirana ikibazo cy'umwana wawe ahari kandi ari cyo ndimo nicyo ndimo kandi aricyo kiri kungenza ndi kugenzwa n'umwana wanjye ese wari uzi ko nje kwaka iposho nta posho nje kwaka pe nzi kwihahira nzi kwishakishiriza nta posho nje kwaka cyo nawe namwoherejeho yari yaje gusura serga uriya n'umuhungu kandi nawe mfura ye ni nawe mfura ye ntabwo yareka kuza kureba se nese umugabo ubundi ari hehe ese nakagombye kumenya ni ngiye tubana ahubwo wowe wakagombye kumenya aho umugabo yazindukiye ese umugabo ko ari uwawe n'uwanjye ko ngiye nje kukubaza Fisto wanjye nabyaye ubwo se umukecuru amenya aho umugabo yagiye n'ahandi ego ko umukecuru amenya aho umugabo yagiye kandi umukecuru ari we ugezweho nanjye nakubaje ngo ko ndi umukecuru ngo ari hehe ataye basi yagize gute ataye abana ataye undi wakanga ariko buriya ngewe ngiye kureba umukecuru ngiye ntabwo twabanye nakubwiye ko tutigeze tubana icyo nzi cyo twarabyaranye ko ntabwo twabanye kuko aragenda agavuga mu agataha uko wimbaza ngo agiye hehe ntacyo mbaza nawe waramushatse muhamagara kuri telefone ntabwo ngiye namushatse sheri wanjye ntabwo namushatse turi hehe uzukirana uraza biri mu rugo rwawe kuko ntibyoroshye ibintu bibabaje ni ikintu kibabaje nuko twese mwese muri kwagura icyo umwana tutazi ngari afite nimero yiwe namuhamagara ati umwana wanjye ari hehe cyo ntacyo ugomba kuza no kumbaza rero urumva kuko uyu mudamu umugabo wawe papa Fisto niwe wakabigiyemo kugira ngo abashe kumenya umwana wanyu ariko baramoma uburi iyo umwana yagiye kwa mukase bakamwirukana sibyo bagomba no kunyereka aho bamwirukanye bamujyana
tegeza umugabo umuhamagare ze mubonane akwereka mwana wawe yamushyize shani mugakine ku mwana w'umuntu nimugakine ku mwana w'umuntu kabisa nabyo dukinamo kuko natwise amezi 9 ndabyara ndaheka ngira gute aramvuna imiruho usibye wowe ujejo imiruho naruhanye na Fiston nago yize ubwo ariko mbwira ngo yaraje ngo ndamwirukana nkarerere nani soni ufite nose ni kwasiko namuzanye ko namwereje kwase yigeze aza kwasiko ukubyara namwereje kwase ahubwo wowe ubutabuta ujyayo shaka se rero mujye kumushaka je ntacyo tuvugana namwe baba we igihari papa mama Fiston igihari shaka umugabo shaka papa Fiston n'uyu mumama bose bari kumwe papa Fiston mushake muganire kino kibazo gikemuka niba nitangazo muritanga ku maradiyo mu hehe na hehe hose naritange we n'umugore we ntacyo ntanga mukecuru we nego ko muremgo bakumvikana ego mana y'iki umwana n'uwaje bagomba kumvikana ubwo akwinjije muri ruriya rugo n'umwana wanjye akaza ukamwirukana ibyo ntabwo bindeba mujya kumushaka ibyo ngibyo hasi ubundi birakure wa mugani ko wacuze hari ikikubabaje ushobora kubera iki kuki nabyara kareka wo byaro byaramenyeze yanabyara nise mwaka yafite urayizi cyangwa basigaye batera inanga nibayigutera uzabyara mubyara ngo mukore wo kuza kugutesha umutwe se umwirukane nawe nesha umutwe w'iki mama Fiston ikitegerezo nkawe se nawe mubaza uyu nguyu gusa ikihari haboneka umwanzuro w'iki kugira mwana wamushyize nibara namugurishira igende kuko twaye mu yamujyanye wasanga ari abamugurishije cyangwa nimba mwana namugurishije munyereka mwamugurishije